kankubwiza ukuri nta teraniro bonterekamo ngo njimina ntiribaho kuko nifitiye confidence mwanyemera mutanyemera je ubwanje kwiyemera mfite ntaho kutangeza nta nubwo bofata ababishop bose guhera kuri Gitwaza ni ukomeye bagafata bagitwaza miliyoni bakabatereka muri stade impano mfite nababwiriza kandi bakabakonvenke kandi bafite amadoktora muri theology kuko ngiye ubwanje namaze kumva ko nshoboye numva ko ibintu mbamo mbizi mwebwe mwabyemera mutabyemera ngiye ubwanje nzi ko nzatsinda. Tubahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye ibihe TV show tubifuriza amahoro aho muri mwese. Angiye ugarutse ni Diane nkuko bisanzwe ariko kandi sindi njyenyine naje ndi kumwe n'umutumirwa nkuko mumubona imbere ya kamera zacu. Ntabwo ndi bumuvuge reka musabe atwibwire cyane abantu benshi baramuzi si ubwa mbere agaragaye kuri kamera ariko muramuzi ariko yaramaze iminsi atagaragara cyane kuri social media reka musabe atwibwire kugira ngo dukomeze ikiganiro. Murakoze amazina ni William Muyoboke mu Rwanda shaka turabashimiye kandi twishimiye kuba kuri ino chano yanyu Imana ibaheze umugisha. Urakoze cyane Muyoboke ese uri pasiteri cyangwa uri evangeliste sinzi nimba waba wibagiwe kukavuga nako. Kugeza ubu ngubu ndacari evangeliste. Ndi evangeliste niwo murimo bansengeyeho maze imyaka myinshi nkora uwo murimo kabisa ndi umuvuga butumwa ariko vuba hangaha ndenda kuba pasiteri. Urakoze cyane ni nabyo nendaga kugira ngo nkubaze nibyo maze iminsi mbona uvuga ko ugiye gutangiza ikanisa cyangwa se n'itorero. Nagira ngo udusobanurire nabibonye aho ubivuga ariko ntabwo urabinyibwira nibyo nagira ngo udusobanurire se ugiye gutangira ikanisa ugiye kuritangirira he? Murakoze cyane Imana ibaheze umugisha kubwo kutubaza ico kibazo. Mu by'ukuri ntabwo mwarebye nabi cyangwa ngo mwumve bitariho nibyo tugiye gutangira itorero aho bita Lavington Karen ni mu bice bya hano hirya mu mujyi. Twahisemo gukorera aho ngaho kuko dufitiye rekwa byo gukora umurimo w'Imana dukorera aho hantu kuko dufite target y'abanyakenya. Imana ihamagara kwinshi twumva twebwe umuhamagaro wacu ari ukwigisha abantu b'abanyamahanga tutavuga ururimi rumwe tutari ubwoko bumwe kubera ko niyo Imana ihamagara Paulo yamuhamagariye kuba umuvuga butumwa w'abanyamahanga natwe dukeneye kugenda muri iyo kariya. Ikindi ca kabiri caduteye kujana itorera aho hantu tugera muri kino gihugu ca Kenya maze imyaka myinshi hano ndimo ndakabakaba imyaka 10 ndi muri iki gihugu. Twageze muri iki gihugu dusanga batubwira ko Imana yari yaravuze ko abanyamurenge bazaba muri iki gihugu kandi barangiza bakigisha abanyakenya ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri iyi myaka yose tumaze aha nagerageje kugera mu makanisa y'abanyamurenge aba hano cyangwa abakongo sanga nta abanyakenya baba muri ayo makanisa. Cyakora sinavuga gutyo hariho amakanisa amwe usanga ari umunyakenya umwe babiri kaho nsengera hariho family imwe y'abanyakenya. Noneho turavuga ati reka twebwe iryo sezerano ry'Imana ritwuzurireho tuve muri aka gace kacu tuje muri kara gace kandi k'abanyakenya kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza. Iyo niyo mpamvu abantu benshi babibonye kuri social media kugeza ubu nta bantu dufite dutangirana nukuja ahantu ku musozi ukavuza ingoma munsi y'igiti. Abantu benshi bere batubonye kuri social media turimo dusaba support tubwira abantu kudusupportinga kuko urabona no makanisa y'abamambre ukuntu atangira abakongo turicara turi abantu 4-5 tukavuga ngo dukora ikanisa. Ico gihe ni ikanisa rya societe wewe urazana intebe wewe uzane bafre wewe uzane microphone wewe wishura ikibanza. Ni nayo mpamvu aya makanisa ahora agira ibibazo ahora acikamo. Barya abantu 5 nibo bitwa membre fondateur. Iyo wa undi titrera agiye gufata imyanzuro atumvikanyeho n'aba bantu 4-5 baramubwira ati ariko wibuke ko uyu mwanya ufite aritwe kwawo guhaye kuko bakoze conference before ko batangira icaca. Ariko twebwe ikanisa tugiye gukora ntabwo ariko rimeze. Ni kanisa umuntu umwe avuza ingoma abandi bakaza ba joininga. Donc membre fondateur ni umwe.
aho ngaho nakwibaza none se ndabyumva ko wagize igitekerezo cyo gutangira ikanisa kandi ritandukanye n'iryo n'andi makanisa tugenda tubona hano. Ese wowe niki wiringiye cyane? Ufite abaterankunga cyangwa se ufite ubuhe bushobozi bwo gutekereza ko ufungura ikanisa hanyuma ukaza kubona abayoboke? Ikindi nagira ngo nkubaze, ese tuvuge niba utangiye iryo kanisa utekereza gute kuzabona abayoboke, cyane ko bigoye kugira ngo akenshi burya nyine abantu bakunze gukurikira bene wabo cyangwa se umuntu azi. Utekereza ko uzwi cyane n'abanyagihugu ku buryo uzakubita ingoma bakagukurikira nk'uko ubitekereza? Kugeza ubu ngubu nahisemo hariya Karen. Karen ni press ihenze muri Kenya, niyo quartier VIP muri Kenya, n'abantu bahatuye just ahantu tunagiye gushaka ikanisa. Umuntu uzoba ari neighbor wacu ni Raila Odinga, urumva niho hantu hahenze. Impamvu nahisemo ahantu hahenze, naringize iminsi nsoma ingendo za Paul atangira church cyangwa atangira mission ze, yagiye agera ahantu zigaferinga nk'Ikorinto, ariko umunsi yafashe Efeso niyo yari quartier ikomeye muri ico gihe ca Paul. Mu gihe ca Paul Efeso yari yakane ku isi mu bintu bite mu mihana ikomeye, ni nko kwavuga za New York z'uyu munsi cyangwa za Geneve. Ariko amaze gufata Efeso yari yakane nyuma ya Antiochia na nyuma ya Alexandria na nyuma ya Roma. Afashe Efeso byamworoheye gufata isi, na n'uyu munsi ubutumwa bwa Paul bwageze kure kuko yabutangiriye ahantu hakakaye. Umuntu wafashe Karen gufata Mwiki bizanorohera, gufata Giduraye bizanorohera, gufata Kayore bizanorohera nkuko nafashe Karen. Ni nko gufata buriya ibice by'umuntu aba ibice bikomeye cyane nk'umutima, nk'ubwonko. Umuntu wafashe ubwonko bwawe gufata ibindi bice bisigaye by'umubiri yabyorosha. So nimfata Karen nkayifata bien, gufata ibindi bice bya Kenya kuhashinga amacaci branch bizaba binoroheye. Ariko byagora ko natangirira ikanisa Mwiki, byangora gufata Karen. So ikintu cya mbere niringiye Imana yashoboje Paul agafata Efeso mu gihe cye byari bigoye. Ndahamya neza ko iyo Mana nanje izasapotinga uriya muhana nkawufata. Niyo mpamvu narimo mvuza induru yo gutabaza, mbwira abantu ni mumfashe basi hariya ahantu biragoye nk'uko atangira ikanisa hano maji wakodesha ikibanza ugakubitamo ihema ngiri, ugakubitamo ibibati nk'ibi. Ariko Raila Odinga ntabwo azaza mu ishitingi. Bizasaba ko dushora imbaraga nyinshi, ibintu byaho bibe biri smart, bise n'abantu bahatuye, ku buryo umukire wa hariya cyangwa umuyobozi wa hariya azinjiramo akavuga ati wa ikanisa ni ryiza, n'uritwaye ari very smart. So ibyo ni ibintu bisaba amafaranga n'udufaranga, kandi jusqu'à maintenant nta mafaranga mfite. Ariko icyo mfite kwiringira Imana, iyo Mana igakora mu mitima y'abantu ntazi. Kandi kugeza ubu ndashimira abantu batangiye kunsapotinga. Hariho abantu ntazi bampamagara, numvishije igitekerezo cawe, zakugurira intebe, zakugurira tapi, zakugurira bafre, zakugurira mixer. Abo bantu Imana ibahereza umugisha. N'abari kunumva Imana nibakoraho, welcome, mudufashe. Ico ni kimwe, niyo mpamvu nahisemo hari. Cya kabiri, naze gukora ikanisa rishingiye ku moko. Uyu munsi ntangije ikanisa hano Kayore, hano Mwiki. Mfite abanyabyinshi bene wacu, mfite abana babyara banje, mfite abana ba mama wacu, mfite baramu banje, umugore wanjye afite iwabo, ba data bukwe bonsapotinga. Mu by'ukuri ntibasapotinze umuhamagaro, basapotinze ADN. Keneye kubona abantu basapotinga inyenyeri mfite, badasapotinga isano ry'amaraso, ahubwo basapotinga impano n'umuhamagaro. Niyo mpamvu navuze ati ibi bintu reka mbijana ahantu batanze. D'ailleurs n'ururimi mvuga n'imbogamizi. Hariya ni Igiswahili n'Icongereza. Hari n'abantu benshi banze. Social media yagiye inyamamaza, abakameramana, abanyamakuru ndabashimira aho muri hose bagize uruhare rwo kunzamura. Jewe ntabwo nazamuwe n'abapasteri cyane, nazamuwe n'abanyamakuru. Abanyamakuru nuko uzabegeranya umunsi umwe tukareba uko tubagenza. Nibo bantu bamfashije. Ariko aba banyamakuru bamfasha n'ubundi abantu banze ni abantu bumvira ururimi rw'Ikinyarwanda. Kandi ahantu ngiye ntabwo wavuga ngo nishingikirije izina afite, kuko ntibanzi. Ururimi mvuga kuri social media ntibarwumva. Ikintu nishingikirije ni Imana n'umuhamagaro.
murakoze Imana ibahe umugisha. urakoze cyane ndumva waragize iyerekwa rikomeye cyane kubera ko numvise harimo itandukaniro nk'uko wagiye ubisobanura harimo iyerekwa rikomeye aho utekereza ko ugiye gufungura ikanisa udashingiye ko abantu bakuyoboka nk'uko basanzwe bayoboka mwene wabo ahubwo urashaka inyenyeri kurimo abantu bayibone ariyo bakurikira. Ariko nakwibaza aho ngaho ese muyoboke kuri uyu munsi kuba ugiye gutangira igikorwa nk'iki cyangwa se gufungura iryo kanisa wowe ugeze hehe buriya abantu baza bakenera ngo niba bagiye kugusapotinga niba bagiye kugufasha bamenye ngo ese kuri uyu munsi ugeze hehe cyane cyane kuvuga ko ushaka no kuzakorana n'abantu bakomeye ushaka kuzasengana n'abantu bakomeye ariko kugira ngo bagukurikire nuko hari icyo baba babona wagezeho burya abantu bakomeye baza bafasha umuntu ariko bamubona ko nawe hari icyo afite. Ese kuri uyu munsi waba ugeze kuki kugira ngo umuntu udukurikiye nakubona akaba yumva akeneye kugufasha kugusapotinga amenye ngo ugeze he? Murakoze Imana ibahereze umugisha. Buri ikintu cya mbere mfite ibindi byose bikabona kwiyongera njye mfite umuhamagaro wo gutangira church. Icya kabiri muri njye niyumvamo ko mfite ubushobozi bwo gukonvenka abantu bazangana. Icya gatatu en fait ntabwo mfite ABCD mu buryo bw'ibifatika ariko mu buryo buri spirit mu buryo bw'umwuka ubutunzi bw'umwuka ndabufite kandi mu by'ukuri bari abanyakenya ngiye gujanira ubutumwa bwiza ntabwo ari abantu bakeneye ntabwo ari umushinga w'amafaranga ntabwo ari amafaranga bakeneye ibintu by'umwuka ibyo by'umwuka ubwo butunzi bw'umwuka Imana yarabufashe bwose irabungabira ubwo yangabiye nibwo ngiye kubagaburira kandi ndabizi neza ko nidutangira bazarya kandi bazahaga. Rero nibifatika nagerageje kwegera abashuti banjye nanjye ubwanjye mu myaka 2 naringize ntekereza kuko iki gitekerezo nkigiranye nk'imyaka 2 nagerageje kugenda nipanga mfite duke two guhaguruka ariko simfite ibihagije ariko utwo guhaguruka ndadufite utwo dukeya mfite kaho tuzakorera mu buryo nakodesha nk'ukwezi kumwe ngebyenda nkagura iyo bafure imwe nkagura iyo mixer nkagura iyo microphone ibyo nibyo byibanze ibyo ndabifite ariko biri inyuma umuhamagaro niwo fast n'ubutunzi bw'umwuka ndabufite hanyuma ibyo nibikeya bindi ku buryo abazaza umunsi wa mbere batazaburaho bicara batazasanga turi empty nk'umuntu w'umugabo watekereje umushinga wo gukorera Imana ariko ikindi mfite gikomeye n'ijwi ry'Imana rimbwira ngo genda. Iyo nza kugira ubwoba nari gutangira hano mu iki ibyo ikibanza ukwezi kumwe kwa Karen ko kwishura umwaka wa hano mu iki urumva so Imana ijwi rimbwira ngo genda n'utuduke ufite Imana ibwira Mose bari ku nyanja ufite iki mfite ingoni rambura hejuru y'inyanja ubwoko burambuka so mfite duke ariko ntegereje Imana ryajwi ryambwiye ngo genda nzabana nawe. So ni muri make nuko nguko. Ndumva ufite navuga ko ari nk'impano ufite muri wowe. Nanagira no kubariza akabazo kajanye n'ibyo cyane ko numvise ufite nk'impano ikomeye cyane muri wowe niyerekwa rikomeye cyane. Ese usanga kenshi abantu baba bafite nk'impano muri bo ariko ntibumve ko bazibyaza n'umusaruro cyangwa se ngo zigiraho zibageza. Cyane tugendere nko ku rubyiruko rwacu usanga kenshi bafite impano bazi kuririmba bazi n'abashobora kuvuga ubutumwa nayo bari nk'impano iyo ngiyo umuntu aba yarahawe ariko ntibabashe kubibyaza umusaruro. Ese umuntu ubundi yamenya gute ko afite impano runaka yayibyaza umusaruro gute? Akenshi ko bikunze no kutugora. Abantu bari kungurikira buri Imana ntabwo igitanga amafaranga. Imana nta nubwo igitanga ubutunzi bw'aya mazu witange guheza umucanga mugani w'abanyakenya ngo iguhe imodoka. Imana izitanga talent ikaguhereza impano. Iyo mpano iyo uyikoresheje neza ibyara amafaranga. Noneho ya mafaranga ukakora ibikorwa remezo. Abantu benshi rero bagira impano ariko za mpano zabo nibo baba bambere mu kuzifukirana kwitinya. Noneho ukaba ufite impano runaka nk'ubu ukaba ufite impano y'ubunyamakuru
ntabwo ushobora gukizwa n'iy'ubucuruzi. Iyo ubunyamakuru nizavamwe amafaranga mu gihe we ubwawe uzabanza kwigirira icyizere, ukumva ko ushoboye, ukumva ko ufite confidence. Hari umugabo w'umunyamerika w'umukinnyi wa filime bita Schwarzenegger, yigeze kuba na guverineri wa California, yaravuze aravuga ngo mu bintu bizatuma ubicuricu first icambere nuko igirira icyizere. Iyo impano yawe wayigiriye icyizere ugatinyuka, ukumva ko ushoboye mbere yuko abandi tukubonamo kushoboye, wowe ubwawe ukumva ko ushoboye, n'abakubwira ko udashoboye ukabima amatwi, byanga byakunda yampanira kugaburira kandi yampani kugeza kure kandi yampani kwicazanya n'abakomeye. Icambere nukumenya kuyifite ubwawe, icakabiri ukayigirira icyizere, ukumva ufite confidence, ukumva urashoboye. Nk'ubu nje ndumuvuga butumwa, nta reka nkubwiza ukuri, nta teraniro bonterekamo ngo njimino ntiribaho, kuko nifitiye confidence. Mwanyemera mutanyemera, je ubwanje kwiyemera mfite ntaho kutangeza. Nta nubwo bofata ababishop bose guhera kuri Gitwaza ni ukomeye, bagafata bagitwaza miliyoni bakabatereka muri stade, impano mfite nababwiriza kandi bakabakonvenke, kandi bafite amadoktora muri theology, kuko ngiye ubwanje namaze kumva ko nshoboye, numva ko ibintu mbamo mbizi. Mwebwe mwabyemera mutabyemera, ngiye ubwanje nzi ko nzatsinda. So confidence yanjye izancira inzira, fa kuba gusa nzi ko Imana yayimpaye kampitamo. Paul yabwiye Timoteyo aramubwira ngo Imana yangiriye icyizere, nimba Imana yo mu ijuru yarangiriye icyizere, wayo undi muntu yamfobye. Paul abwira Timoteyo ngo ntiyazagire no gusuzugura, nguze wibuka ko impano y'Imana ikubamo wayeshejwemo n'ibyahanuwe. Turi abana bavukiye ku masezerano. Imana mama wanjye yigeze kuba ingumba, mbere yuko ambyara Imana namwe ngo uzobyara umuvuga butumwa international. Hanyuma nkiri muto ndaranatangira kwigisha, arambwira ati William uzamamara. Hanyuma ngira ubwoba, koma nogira ubwoba, Imana yarampisemo ndarabura usoro mu nda ya mama, ngo nuko umuntu yambwiye ngo sinshoboye, nshobora gutsindwa uyu munsi ejo ngatsinda. Hari umugabo w'umunyamerika bita ngo ni Ibrahim Lincoln. Ibrahim Lincoln afatwa nka se wa Amerika, Amerika imufataho urugero, niwe mugabo watsinzwe inshuro nyinshi, ariko umunsi yatsinze yanyeganyeje isi. Ugomba kurwana, ugomba guharanirira impano yawe kugeza yatse, buri muntu wese akamenya kuyigira, kandi nta muntu uzayisapotinga wewe nyirayo ukiyifobya. Nubwo njewe nonyuramo no mwana abantu bose bakamvugiriza induru bakavuga William ntushoboye, umutima wanjye wamaze kunemeza ko nshoboye. Nubwo abantu bose tuziranye nobyuka ngasanga hano muri telefone yanjye mfite 2,000 duchatinga kuri WhatsApp, tubona 2,122, ibi 2,220, nubwo nosanga mu gitondo bose banandike ngo William ntushoboye. Uruvu kuntu babanciye intege, umutima waje unemeza ko nshoboye, kandi nobahereza umwaka umwe gusa bakabona ko ibyo mvuga ari ukuri. So abantu bafite impano nibatinyuke, biyemere, bashira ubwoba. Wotsindwa ejo ugatsinda, kandi wotsindwa. Twabonye abanyeshuri bagenda batsindwa ku madiplome, agatsindwa undi mwaka agapresenta agatsindwa, kuno munsi abandi bagatambuka bakiga kaminuza, barangiza kaminuza swati bakaba bashomeri, wa undi akaza atsindwa gahoro, yaro akazahuruka akaba ministre. So wicika intege, wotsindwa, wonanirwa, wofering, ibintu ntibirarangira. Before ko abantu tukwemera banza wiyemera, before ko abantu bagukunda banza wikunde. Nzambwira abantu munyamakuru, nkababwira ngo nubwo abantu bose bonanga, urukundo nikunda rurahagije kandi runemeza ko nkunzwe. Nubwo abantu bose nobyuka kazangira William uri igipfu, nzi neza ko nshoboye, ibyo niyiziho nibyo bizagaragara, ibyo niyaturaho nibyo bizagaragara. Iyo senga ndavuga ngo ndi umutsinzi, ndi umwana wavukiye mu gihe cye, ndi umwana waje isi nkeneye. Mu byukuri nta muntu wambwiye ko isi nkeneye, ariko ngiyewe umutima wanjye warabinyemeje. Abantu bafite impano zitandukanye, zaba izivuga butumwa, zaba izo kuririmba, zaba izo kwiruka, umva ko ushoboye, ugerageze utinyuke, Goliath uzamwica. No nahita nanagendera aho ngaho cyane ko hari ahantu nkunda gusoma comment mu biganiro uba wakoze, ugasanga nk'abantu baravuze ngo William rwose ibintu byo kuba pasteur, ubundi William ni umustar, akwiye kuba umustar wo hanze ugereranyije n'uburyo bakubona ugakora nk'ibindi bintu, ariko ibintu by'ubupasteur bakabona cyane ntabwo urimo guhura nabyo cyane.
niki wababwira cyane ko wari unanabikomoje? Ikintu namenye mfite imyaka 33 si byari ngombwa kuyivuga, ariko namenye ko ino si ibintu byinshi tuzi ngukuri ni ibinyoma. Ndero mu myaka yanjye ndimo ndiremera ukuri kwanjye. Twakuze tuzi ko umuntu akwiriye kuba reverend pasteur afite imyaka 50. Dukura tuzi ko umuntu akwiriye kuba pasteur ari umusaza ufite abakwe n'abakazana. Dukura ko umuntu ukwiriye kuba pasteur ari umuntu wambara ipantaro hano mu maguru imeze nk'iri ya president wa Korea y'Amajyaruguru. Ngo kubera abantu kumutinya ngo abafundi ikiraka cyo bazama bagisona uko cakabaye ntawo mwiba n'aga santimetero. Urumva twakuze tuzi ko pasteur akwiriye kuba ari umuntu umeze ukuntu. Ibyo byose maze gukura nsanga ni ibinyoma. Woba pasteur uri muto, woba pasteur uri umusore, gusa abantu benshi isura yanjye ntabwo isa n'ibyo nkora. Iyo abantu rero babonye uri umusore mutoya ufite ubwanwa ufite umusatsi utasokoje bahita bumva ko udakwiriye kuja muri kariyeri yivuga butumwa. Mu by'ukuri kariyeri yivuga butumwa ntawe ihuriye n'ukumeze, ahubwo ihuye n'ibyo mvuga. Ahubwo bazanjudginge mu gihe bazumva ibyo mvuga bitajanye n'iyobokamana. Rero iyi si ndimo ndahindura system. Njewe navukiye kuzana impindura amatwara mu church. Kwereka abantu ko wanavuga Imana ufite dread. Kwereka abantu ko wavuga Imana wambaye akabutura. Kwereka abantu ko wavuga Imana wambaye ijipo utakenyeye bitenge. Kwereka kandi reka ngubwiza ukuri. Communauté ndimo najamo hano hirya Karen. Ntabwo ari y'abamambre. Abamambre bananiwe kwigisha inyigisho z'agakiza ahubwo batwigisha inyigisho z'umuco. Ibi narabivuze ejo bundi. Hariho abavuga butumwa batigisha agakiza ahubwo batwigisha amakuru y'umuco. Bakavuga ngo umugore ntakwiriye kuza mu ikanisa ameze gutya. Mu by'ukuri uyu muvuga butumwa yagakwiriye kuba nka president w'umuryango. Akiza twigisha iby'imico. So kubera ko mu mico y'ikinyamurenge batabonye pasteur w'umujene, batabonye pasteur w'umusore w'imyaka mikeya witwara gisore. Urumva bagahita bakujudginga, ariko mu by'ukuri ibi bintu tugomba kubihindura. Yes. None se ikindi nakwibaza, ndumva mfite ibibazo byinshi nakubaza, ariko ni gute uvuga ko ugiye gutangira ikanisa kandi mu by'ukuri uracyari evangeliste? Ni gute umuntu ahita afungura ikanisa kandi rikomeye nk'iryo ngiryo utaranafata na titre ya pasteur? Njyega ndi kukubaza bya bindi nyine tumenyereye bya kinyamurenge uko dusanzwe tubibona. Umuntu ni ukuvuga ngo afungura ikanisa ariko byibuze yabaye pasteur, ariko ugiye gufungura ikanisa rikomeye uracyari evangeliste. Of course, urabona hariho ibintu bibiri. Hariho kwitwa izina mbere y'uko ugira igikorwa. Hariho no kugira igikorwa kikabyara izina. So ikintu ngewe nshaka nabanjije igikorwa cya gikorwa kizanyita izina. Kuko kwitwa izina ni ikintu kidafashe meme 2 secondes. Nabyuka mu gitondo nkavuga ngo muze munsengere kwa apotre. Ariko tiwazuka mu gitondo uvuye ngo ngiye gukora igikorwa runaka, bisaba processes. So ikigoye si izina, ikigoye ni igikorwa. Je nahe nakubwiye ko muri character zanjye kenera guhera ku bintu bigoye. Ibyoroshe byo bizabizikora. Nimara kugira aba members magana kuzuka nkavuga ngo mungire bishop biroroshe. N'uyu munsi guhamagara abantu bagati munsengere kwitwa bishop ni TikTok. Ariko kuzuka mu gitondo ngubwiriza umuntu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, 100, 200 ni urugendo. So njewe muri karakteri yanjye numva nahangana nibikomeye mbere yo guhangana n'ibyoroshe. Dawudi aje kwica Goliath ntiyahereye kuba escort ba Goliath, yahereye kuri Goliath mwenyewe. Amaze kwica Goliath ingabo zindi zisigaye zarahunze. Duhera kubikomeye kugira ngo tubashe gutsinda ibyoroshe vuba. Niyo mpamvu navuze atreka nakagombye kusengerwa uyu munsi kabona gutangira church. Ndavuga atreka mbanze ntangire church zasengerwe nyuma itorero ryaramaze kubuminga. Thank you. William, wavuze yuko ukomeje uvuga ko ushaka gukora, hari ukuntu abapasiteri bazana umuco bakawuvanga n'iby'ikanisa. Ari naho nahita mpera mvuga hariho utuntu tumwe na tumwe abantu abakristo tugenda tunenga cyangwa se n'abashumba bakagenda banenga, tumwe na tumwe ugenda ubona nawe ku social media cyangwa mu makanisa twabaye mu makanisa, aho usanga mu makanisa navuga ko akenshi hatakiba na discipline. Usanga abantu basigaye baterana amagambo mu ikanisa, umwe akabwira undi ngo icara
undi akavuga wenda ngo ntiyicara, cyangwa akamwaka microphone akaba yakongera akavuga, cyangwa se ugasanga hari utuntu tumwe na tumwe ntiriwe nsubiramo nawe ndozo dukurikirana tugenda dukorerwa mu makanisa bikaba byarabaye nk'ibintu by'akamenyero. Ese wowe nka William ushaka gukora ibintu bitandukanye n'amakanisa ya Kinyamurenge tugenda tubona, urabivuga heki? Wanatanga n'inama kugira ngo abantu ukuri ikintu cyose gipfa bitewe n'ingene cahagurutse. Bajya bavuga ngo umwana ngo apfira mwiterura, nabikomojeho. Ikanisa ntiripfa wa munsi tubona ko pasiteri yagwanye na pasiteri mugenzi we. Ikanisa ripfa umunsi pasiteri agize ide yo gukora ikanisa. Nguhamagaye uyu munsi Diane, ngahamagara uriya munyamakuru, ngahamagara nundi nkababwira ati twicare dukore church, twicare dukore church, tukavuga tugiye gukora church ko turi abantu bane cyangwa batanu. Mwebwe bane mugahita muvuga William wewe urabarevera, Diane wewe uzanungiriza, Justin hariya azaba comptable cyangwa secrétaire, notable hariya azaba umukuru w'abadiyakoni. Iyi kanisa rero rimaze gukura, jewe William ngashaka gufata umwanzuro nka revera, kandi ari mwe mwanomye muzavuga ati kuki ugiye gufata ibi kandi twaricaye wa munsi wa mbere. So niki tugomba kucicarira. Rero nkanjye nka pasiteri nashaka kudomina kandi twarafatikanije namwe mufitemo shares zanyu mukangwanya. Niyo mpamvu ikanisa ntirikwiriye gutangira comme societe. Ikanisa rikwiriye gutangira n'umuntu umwe, nta nundi muntu abwiye ngo viriya nzaguhike. None we wumva ko Muyoboke yakoze ikanisa ukaviwanyu uje kujoining umuhamagaro wanjye, abandi bose bakaba nk'abakozi bajoininze yamba. Reka nkubwize ukuri, vision zibiri mu kibanza kimwe zihora zibyara division. Niyo mpamvu usanga no makanisa y'abene wacu acikamo n'uburyo ki atangira ari shares z'abantu batanu bahuye, ari nk'ikimina. Wewe ufitemo, wewe watangije mfite 50, uriya mfite 100, uyu mfite 30,000, mugashira hamwe, mwamara gushira hamwe mugakora church. Rero bano bantu bafitemo shares, bafitemo n'ijambo, niho bitwa les membres fondateurs. Aba membres fondateurs, iyo rero pasiteri titirera agiye kuzana ikintu atabashije kubicara ngo bakore icicaro komtere kujya bakigenje, byanga byakunda hazavamo intambara. Ariko niba waraje ugasanga naratangiye ikanisa ryaje, ukaza kunjoininga kuko wumvise umuhamagaro, uzumva Imana mfite, uzuje kuyihaha, ntekereza ko nta ntambara zabaho. Niyo no makanisa y'Abanyakenya utazabona yacitsemo, kuko amakanisa y'Abanyakenya pasiteri avuza ingoma n'umugore we, wowe wumva ukwiriye kubashigikira ukagenda, bakugirira imbabazi bakagweza ubudiyakoni. Ariko mutarakoze icicaro ngo wewe uraba pasiteri, wewe uberevera, wewe ubiki, niko bameze. So ikanisa nzakora. Niyo mpamvu njyewe nta n'umuntu numwe nahamagaye ngo aviyara, n'abari kunyumva jusqu'à maintenant nta muntu ndi guhamagara ngo aviyara nkurikira ugumiyuri. Jewe muri ngico shaka kubaka, mfite talent, nzakura abakristo mu kabari, nzakura abakristo mu ibarabara, nzakura abakristo mu isoko, nzabakura muri stade. Kandi nkeneye kuzagira abakristo nibashake bazabe babiri bamara umwaka, ariko ari nje wabibatirije. Keneye abana nzarera navanije mu byaha. Ikindi kintu kiza gisanga amakanisa yacu acikamo, usanga ikanisa ubamo uri pasiteri nta mukristo numwe wasengeye wabatije. Umwe yavuye muri sepeza ari mwarimu, undi ava muri kadeza ari diakoni, undi ava muri indi kanisa. Noneho ya mitwe yose ikahurira ahantu hamwe, waza utangira kuvuga vision yawe, undi muntu akakubwira ati njyewe mu ikanisa twavuyemo suku byakogwaga, agatangira kugucontredire. Urumva undi akakubwira ati njyewe mu ikanisa nari naje ndi revera, ndi pasiteri. Oya, njyewe nkeneye kuzabwiriza abapagani agakizwa, kamuha umurongo ku buryo azavuga ati ibintu wenda ati ntekereza abo bana, kandi numva afite impano kamusapotinga agakora branch. Niyo mpamvu kugeza ubu ngubu ino video byenda tuzoyigarukaho, kugeza uyu munsi nta n'umukristo ufite. Ngiye gutangirira munsi y'igiti hariya Karere, ariko nyuma y'imyaka 3 rino kanisa rizoba rimaze gukwira muri Kenya, kandi nta mukristo w'umuntu twatwaye kugeza uyu munsi. Niyo mpamvu nanavuye muri aka gace Kale ni nta munyakenya uzi, kugira ngo nje ahantu nta muntu uzi atava aho ari ankurikiye.
ya hano notangira ikanisa mfite ba Muyomba hano quelque part boza. So abo rero uzana baza bakugana bavuye mu yandi macaca ni nabo bakugwanya. None kandi nakwibaza evangeliste Muyoboke, ese hari kuntu abantu baza batangira ikanisa kandi ni ahantu hose ugasanga nimba atangiye ikanisa hari abantu akuye mu matorero y'ahandi aho basanzwe basengera akabazana muri iryo torero rye yatangije. Ese mu by'ukuri hari icyaha kirimo aho ngaho umuntu aramutse abikoze gutyo? Mu by'ukuri navuze ati njyewe ikintu nshaka ko abantu duhindura system. Jewe navutse ndi umuntu w'impindura amatwara uzana impinduka nshaka guhindura ibintu muri no systeme ya gospel. Hari amakanisa yose twagiye tubona buri muntu yagiye gutangira church atangira church asokanye abakristo bagenzi be. Mu by'ukuri abantu agiye kwigisha nta mupagano urimo. Wewe wubatse church yawe irakuze njye naje gusoka kuri uyu munsi njyewe ndi umuzayon hano maji mazuri ndimazemwe imyaka 10. Naje gusoka revera wanje ni Eric. Naje gusoka nkama ndwara kimwe cya kabiri cya church cya revera wanje. Uyu revera ntazongera kumbona neza. Urede ubugome buzaba bwinjiye. Deja umutima urakomeretse wa revera kuko musenyeye ibintu yubatse. Mu by'ukuri nimba habayeho gusenyana no gukomeretsanya kibaye icaha namwibye. Rero umuntu uje gutangira church agatwara abakristo ba mugenzi be ukomerekeje undi muntu kandi wari ugiye kubaka ubwami bw'Imana. Mu by'ukuri ngewe mbona ko ari icaha kuko uyu muntu wibye kandi ukomerekeje imitima y'ahandi hantu. Uyu munsi ngewe nzasohoka ikanisa rirabizi neza n'abapasteri banje twaricaranye mbabwira ko ngiye gutangira church hari ahantu barambwira tuzagusapotinga kuko ugiye ahantu gutangira umurimo musha tuzoza tunaguhana korari izi gufashe n'amafaranga tutakucangiya kubera ko simba komerekeje baze bamfashe pasiteri wanjye mujane amfashe mu gihe kingana n'amezi runaka agaruke nanjye nizoza ngaruka hano kuri Zayoni zoza ngaruka nk'umwana ugiye iwabo gusa naguye iyerekwa ariko toujours ndi umwana wabo. So umuntu utwara ikanisa rya mugenzi we ariciyemo Bibiri iravuga ngo icubiba nico nawe bazakubibira nawe ijyawe menya ko nta myaka 5 nawe bazarisatura keswa bazarica usigare w'imyizimoso uko niko bizagenda ngo icu umuntu abibye nica sarura nimba uje gusohoka ugasohokana abapasteri ba mugenzi wawe ikanisa ukaricamo nzabona zayo nibamo igicitsemo abasigaye bari kugira ngo uko baratangira ikanisa ryose bama bari vidura bararitwara naza murebana mukagira isoni kikamera ngikiraro cinka zanyazwe abapasteri barakonja mu ikanisa rya uzayikanisa uciye mwirindi nta muhamagaro w'Imana waba ufite ngo ufite umuhamagaro w'Imana kugira ngo uce mu ikanisa wobwira rya kanisa ubamwo ukababwira ati ndumva mfite umuhamagaro reka nkore branch yanyu mu gihe rero udakora branch yabo witwara n'ivyabo genda wigisha abanyamahanga bapagani ni benshi. Uyu munsi jewe nitumara gutangira ubu twatangiye Zoom ariko ako live kabisa gutangira live tuzotangira mu kwezi kwa gatandatu. Tuzoza tuzuka mu gitondo n'aba evangeliste banje abahungu nabwirije ubutumwa nka babiri bamaze gukizwa. Twambare costume dushiremo karovante dushake n'ibihumbi nka 3 z'abanyakenya tuje mu kabare duheza abanyakenya b'abapagani tubagaburire tubabwira gakiza. Tuzobwira 30-29 batwumvira ubusa umwe tumufatisha buri cyumweru ndahamya ko twatubatiza umuntu umwe mu myaka 5 muzaba mwumva ico tuzokora muri no mugi wa Nairobi kandi nta muntu numwe dutworeye abakristo kandi ngume ndi inshuti n'abapasteri banje kandi nabo bazishima umwana wabo ageze kure nta kanisa ry'undi muntu yatwaye. Abantu rero bashaka kuba nkanje nibave muri system ishaje yo gucamwa amakanisa barimo iyo system yaba expired. Nimba ushaka gukora ikanisa mu kabare abapagani nibo bakiriya bacu genda ubwiriza abantu bakizwe. Paulo nda kanisa yaciyemo Paulo muri Bibiliya yagiye kubwiriza abanyamahanga barakizwa. Abanyamahanga ni benshi reka nkubwiza ukuri munyamakuru Diane ari ikintu cantangaje jusqu'à maintenant cyatumye numva ko nzaba pasiteri sinakundaga n'uyu mwuga ariko hari igitorero rivuga ngo ryabyaye igihe babatisha abantu ukumva baba ngo turashima Imana ngo twungutse abakristo batanu alevoir abantu babatisha n'abantu n'umwana wa pasiteri n'umwana wa bishop
n'umwana wa diakoni n'umwana wa evangeliste n'umwana w'umukristo runaka nibo babatijwe bakavuga ngo itorero ryungutse itorero n'iryungutse bano bana babatijwe n'ubundi ntibarabapagani bari basanzwe bakora akazi k'Imana mwicaca barabaririmbyi barabaki muri musingi so kwaguka kw'Imana n'ugukura uriya muntu iriya ntama yaguye mu rwobo so numva abantu bacamwo cace z'abandi kugira ngo bubake izabo baba bakosheje iyo spirit batandukane nayo mu izina rya Yesu shaka rero gukora cace kugira ngo nereka abantu ko wotangirira A0 ukagera ku gihumbi nanone kandi sinzi iyo cace uzatangira cyangwa ubwo butumwa ugiye kuvuga cyane kuzagenda ubwiriza abapagani ariko kandi hari ibintu biruhije abantu hano hanze cyane cyane reka tugendere no kuri bene wacu tutiriwe tuja kure ugasanga sibo bonyine ariko n'abantu bose ugasanga abantu kubaka ingo ntabwo birimo kugenda neza abantu muri iyi minsi gutandukana bisigara ibintu byabaye nk'akamenyero byoroshe ese muyoboke niki ubivugaho cyane cyane nk'umuntu ugiye kuvuga ubutumwa ibo wabatekereje hose niki wabwira abantu barimo gusenya ingo muri iki gihe ibyo uvuga ni ukuri hari ikintu abantu benshi baza birengagiza mbere yuko bashaka nakubwiye ngo ikintu cyose gipfa mu iterura abantu bari mu gushaka n'abataziranye ari nayo mpamvu wabaho igihe cya fiançailles ugashaka umugore udashatse umuntu uzasapotinga talent yawe ahubwo nakubona urabona ukuntu uri umugore mwiza w'inzobe muremure kama avuga ngo mbonye umugore namara nkagushaka nagera mu rugo ngasanga imitekerereze yawe itandukanye n'imitekerereze yanjye jewe nagendeye ku mugore w'inzobe muremure ufite izuru riva mu ruhanga ufite imisaya ufite amasoso sinigeze nita kuri vision yanjye nakugeze imuhira naza mvuga A ukavuga B mu byukuri nazanye isura ariko sinazanye umufasha Bibiri ivuga ko umugore ari umufasha ukwiriye kugufasha mu byo ukora kugira ngo bigere imbere ariko nakugeza mu rugo ngasanga ni nko gufata Raila ukamwicaza na Ruto mu nzima wazanye umuopoza ni wazanye umugore cyangwa wazanye umuopoza w'umugabo ni wazanye umugabo kuko waratoraguye wabonye taye umukobwa w'igizungerezi ngo uyu niwe mugore itaye n'imyaka n'isura ntibyubaka urugo ikintu cyubaka urugo n'ubwenge banza utekereze mbere yuko ushaka ese uyu mugore ngiye kuzana afite ubwenge buzajana na kariya yanjye nimba naye afite acana naye nico kintu uzubona umuhungu w'umunyamurenge ushatse umukobwa w'umukecuru bose bagasakuza ngo ashatse umukecuru ashobora kuba ari we mukecuru abonye uzamugeza kuri vision yiwe Shalom kanisa ya Bwana none muri make wowe nukuvuga ngo nk'umuntu wahitiramo umugore yashaka n'umuntu ufite ubwenge ariko ibintu bya physical ubujya agaragara ntacyo bikubwiye ashobora nicyo nshaka nubona umugore ufite ubwenge ufite isura ufite taille sava ariko banza urebe njyewe uyu munsi kariya yanjye ni evangelisation nivuga butumwa naje gukurura umugore nkazana umugore ukunda akabari ukunda umuziki ukunda ba afite isura ariko ntabwo ajanye na kariyeri yanjye uyu mugore rero azananiza niyananije nico cyakintu bavuga ngo vision zibiri mu rugo rumwe zizara division separation keswa izaba ariko iyo uzanye umugore w'imyaka runaka cyangwa w'isura imeze uko imeze ariko akabasha kugufata ukuboko kugira ngo agushitse kuco ushaka kugeraho ntabwo mushobora gutandukana kuko muruzuzanya ariko uzarebe separation iva mu mpaka ari igihe uzana umugore wavuga A akavuga B wavuga white akavuga green mwatera n'impaka kabiri urushiruka barwaje urankubitira iki muri iki gihe akabaragiye ariko ugasigara winyiza hari imoso n'igihe wozana mubi kandi nawe ntimwumvikane kandi noneho ugahomba kabiri ugahomba kuba uzanye umuntu mubi ugahomba no kuba uzanye umuntu mutari buze guhuza kuko umuntu ni mugari kugira ngo umenye ibiri mu muntu mo imbere biragoye niyo mpamvu okay sindi kuvuga hari n'ababi hari n'uzana umubi nawe yarapfuye gutoragura nawe atazi imitekerereze y'uyu muntu niyo mpamvu wabaho fiançailles sigiye cyo gukora picnic sigiye cyo kuja kurya no kumwa nigiye cyo kwiga no gutekereza ese uyu muntu ngiye kubana nawe iyi kariyeri yanjye azabasha kuyisapotinga inza mbereza abantu ingero zibiri ziza zinsubiza mu imbaraga umugore muzima ntabwo ari umugore w'isura mbi cyangwa nziza ni umugore usubiza umugabo mu ibyiringiro igihe yacitse intege umugabo bita Nelson Mandela afungwa umugore witwa Winnie Mandela yahoraga amubwira aje kumusura akamubwira ati mugabo wanjye nzi kuzava muri gereza kandi ukaba president keswa byavuyemo aba president
urumva uwo mugore reka nguhereze masasu wa restoration ehuye n'intambara igihe atangiye gasabonita masasu umugore we ndamukunda ahubwo sindamubona ariko mu bagore numva nahura nabo hano muri East Africa ni umugore wa masasu. Masasu abwira umugore we ati ngewe ndi umu engineer nzi kubaka nzi gushushanya ibi bintu uzi kanisa byananiye. Umugore aramubwira atumva nubwo isi yose itakwemera sheri ndakwemera kandi nzi ko uyu muhamagaro wivuga butumwa ari wo wawe. Masasu asubira muri ringi. Uyu munsi Masasu arakomeye uwari wagara mu rusengero rw'Imasoro arakomeye ala grâce y'umugore we. So abagore basubizamwe abagabo ibyiringiro, abagabo basubizamwe abagore ibyiringiro, abo nibo bakeneye. Ariko twebwe dupfa gukurura umuntu muzabana forever utamwizeho ngo namubonye abyina neza mu gatatu bamutunze kamera, wowe uri muri Washington umutipe ariko imirongo kubera ko bamuzuminze ubona afite uruziga hari kuvuga haleluya, ezo haleluya ntizikora mu rugo my friend. Kora itide y'uwo muntu mugiye kubana nimuzahora mu rusengero. Zenda bamwiza mu rusengero ariko nyuma y'urusengero ni bandi. Urumva banza wige uyu muntu tugiye kubana ABCD utekereza usenge n'Imana nagwishurira. Niyo mpamvu uzasanga abantu baragize sheri ishusho umwaka umwe ariko bakakora divorce mu mezi 3. Ntibari baziranye. Yifuye kuradura abonye umuhungu abonye umukobwa niko. So abantu ibi ngibi oreda bashatse ndibibareba. Mama nimba warashatse nabi umeanguka. Nimba warashatse neza okay. Ariko abantu batarashaka mwe kureba kora research y'umuntu ugiye kubana nawe uvuga ati ngewe numva umuhamagaro wanjye ari uyu ni umunyamakuru ushaka umugore wakumva iyo mpano yawe kugira ngo abashe kukugeza kucyo ushaka kugeraho. Yes. Reka dusoze kandi tugusabe ugira ico ubwira abari badukurikiye kugira ngo dusoze kino kiganiro cyacu. Mu by'ukuri mwumvise Muyoboke ufite ibintu byinshi, sinzi niba ahari tuzagutumira wongera ugaruke utuganirize kubera ko dufite umwanya mutoya, ariko gira ico ubwira abari badukurikiye kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Abantu bari bankurikiye ndababwira ibintu bine. Icambere ni ukuntera inkunga. Dufite gahunda twise ngo ni make aturutse ku bantu benshi. Wewe wenyine byokugora kutwishurira ikibanza ca kare ni swate tugikodesha $2,000 kuvuga ngo uterura $2,000 biduye byokugora. Ariko make yawe $1 uduhaye $1 rumwe gusa undi muntu akaduha $1 rumwe abantu 2,000 bo twishurira ikibanza byoroshe bitagize umuntu bivuna. So abantu bari kungurikira nimba mwanishimiye $1 $1 rumwe turaza gutanga nimero yacu ya M-Pesa cyangwa ya mobile money aho uri utwohereza $1 rumwe gusa mu mutima mwiza buri muntu wese $1 rumwe. Hanyuma $1 rumwe ruvuye ahantu henshi kandi $1 rumwe uretse umutima mubi n'urutanga ntukena. $1 rumwe ruvuye ku mutima mwiza ruvuye ahantu henshi ruzatwishurira hariya ruzatugeza kuzo dukeneye. Ico ni icambere. Icya kabiri ndaheza address abantu bakeneye gutangira amacaca. S'il vous plaît tiyazagira umuntu uca mu icace abamo. Ndagira ngo uzasohoke utangire uhamagara abantu tugufashe. Jewe am ready gufasha umuntu wese uzumva akeneye gutangira icace tugatangira azero ku bapagani ukava mu ikanisa ryawe n'umutima mwiza kandi ugasigarana uhujije na babandi wavuyemo. Icya gatatu ndabwira abantu batarashaka. Abantu batarashaka ndababwira ngo mbere yuko ushaka wikwita kwisura no kuri taye kandi rega ngubwiza ukuri. Umuhungu wese utarashaka yabonye umukobwa mwiza avuga ngo ndashitse. Nta muhungu wanga umukobwa mwiza. Ariko umugabo umwe wacu yaratubwiye ngo umugore wiwe ngo kumanwa ni marayika Gabriel. Ngo ariko nijoro ngo nizoka y'imitwe ibiri. Atari ko yatambutse gutya mu bantu. Azavuga ati ndore marayika. Atari ko twataha twembi babiri. Ngasanga nazanye Rusufero. So nyuma y'ubwo bwiza, nyuma y'iyo myaka mike, nyuma y'igihugu uwo muntu arimo, banza utekereze in deep. Icagane nsoza ndagiheza abantu already bamaze kubana. Abagore ndabahereza ikintu kimwe, abagore bose bari kunyumva bagomba kwita kuri ibi bintu bitatu. Icambere abagore bose bari kunyumva ibintu bitatu nubikora umugabo wawe azagukunda. Number 1 kuba mu ruhande rw'umugabo wawe. Hari w'abagore umugabo we nimba afana Manchester iwe agafana Madrid. Ajya Madrid siyo Manchester. Deja no mu gufana intambara yovuka. Mwabagore mwe nimuje muri side y'abagabo bawe.
nimba umugabo wawe avuze amakosa yajemwo nimutaha umukosore. Abagore mwirinde kuja impaka n'abagabo banyu, muje mu ruhande rw'abagabo banyu. Icya kabiri, abagore bose bakwiriye kuba ari abanyesuku, guhera ku nzara kugeza ku musatsi, guhera ku muryango w'inzu ukagera mu gikoni no mu cumba. Hari inzu uza winjiramo ukamusanga isahani neza, wakingura umuryango buryo ukamukubita igikombe. Urumva? Abagore tension, mugira isuku guhera ku mubiri wanyu kugeza aho murara, kugeza kuzo muriraho. Icya gatatu, mwige kuvuga amagambo meza muyabwiye aho mwashakanye, bizatuma igikundiro ciyongera ku bagabo banyu. Abagabo nabo bashatse, reka mbahereze utuntu dutatu. Akambere, umugabo wese asire responsabilité z'urugo rwe. Wishuri umaking sure uzureka kuryama, ureke kuryamira. Woja gucuruza bikanga ariko wagiye, woja gushaka akazu kakabura ariko wagiye. Uwasire uri igitambo c'urugo rwawe. Umugabo wese akwiriye kubaho nabi kugira ngo abana be barye, ukwiriye kurara nabi kugira ngo abana bawe bige. Umugabo wese asire responsabilité z'urugo rwe. Icya kabiri, akunde umugore we. Icya gatatu, umugabo wese awara akanyumva, azagira umutima wo kubabarira abagore babo kugira ngo amahoro aboneke. Umukuru atanga amahoro kugira ngo abatoya bamugendereho. Abagabo bose bamenye ko ari urugero rwiza mu ngo zabo. Ico biba nico uzasarura, ico wereka umwana wawe nico azakora ku rugo rwe rw'ejo. Shalom shalom, murakoze, Imana ibahire. Urakoze cyane. Reka tugushimire cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu, ndetse tunagushimire ku bitekerezo byiza uduhaye, inama utanze, ndetse ukaba utugejejeho n'ihishurirwa wari ufite. Ibyo reka tugushimire kuba watwitabye n'umwanya wawe waduhaye. Kandi tunabashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye aha ni ku Bihe TV show. Kandi tunabasaba gukomeza kudushigikira mukora subscribe ndetse no kuduha inama n'ibitekerezo. Murakoze cyane, naho ubutaha.